السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وجميع المسلمين. nyuma y'ibyo turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yatubabarira ibyaha byacu, akabarira ababyeyi bacu n'abashekhi bacu bose muri rusange batwigishije. Allahumma amin. Dukomeje igitabo cya Manhajus Salikin wa Tawdihu al-Fiqh fi ad-Din. Nyuma yuko tukiri kuri mas'ala ya at-tahara, turacyari ku ijambo wat-taharatu naw'an. aho Sheikh yavuze ati ahaduhuma at-taharatu bil ma'i, yarangiye asobanura tahari yariyo wa hiya al-aslu, kwisukuza amazi nibyo shingiro. Azana ubusobanuro buke kuri iyo mas'ala, azana hadithi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ivuga iti innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un. Wanarebeye hamwe amazi agamijwe ahangaha na amazi y'iriba rya Budaa, na amazi y'iriba rya Budaa. Aha tubonereho n'indi nyungu yuko igihe uri gusoma hadithi, umumenyi ashobora kuzana hadithi, igice cya hadithi ntumenye icyo yaragamije cyangwa se ntumenye icyo hadithi igamije. Iyo usubiye rero mu bitabo bya hadithi nibwo uhita umenya ngo iyi hadithi icyari kigamijwe ni iki. Naho uramutse ufashe igice cy'iyi hadithi nkuko Sheikh yayizanye hano, uko Sheikh yazanye hari hagamijwe mahallu shahid, yazanye ahantu gusa yarakeneye gutangamo ubuhamya gusa. Ariko iyo usubiye mu bitabo bya hadithi usanga innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un, usanga ya mazi ari kuvugwa ahangaha ntago ari amazi yari yose gusa abonetse, uburyo umuntu yavuga ati ngo amazi ngo ni amazi yo mu ndobo cyangwa se yo mu ibase cyangwa se yo mu ngunguru. Ahubwo amazi agamijwe ahangaha iyi lam ni lamun lil ahdi. Ibyo ni mu isomo rya nahwi, ni lamu y'ikintu cyari cyavuzwe mbere y'ikintu kizwi, ni lamu y'ikintu kizwi. Tubona yuko innal ma'a tahurun, intumwa y'Imana kuvuga ati innal ma'a tahurun ntabwo bisobanuye ngo amazi ayari yose, ngo by'ukuri ngo amazi yari yose ngo nta kiyanduza, ngo abasukuye nta kiyanduza la. Ahubwo amazi agamijwe ahangaha ni amazi y'iriba ryari ryabajijwe, bari babajije ayo mazi y'iryo riba rya Budaa, iriba rizwi ry'i Madina. Intumwa iravuga ati innal ma'a, mu by'ukuri ayo mazi mbega ayo mwabajije, mu by'ukuri amazi y'iryo riba mwabajije tahurun, arasukuye ndetse aranasukura, la yunajjisuhu shay'un, nta cyanduza ayo mazi, nta n'icyashyira najisi, nta kintu cyashyira najisi muri ayo mazi. Kubera iki? Likathratihi, kubera ko ayo mazi ari menshi. Dukomeze. Sheikh yarakomeje aravuga ati fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin, ngiyo kimwe mu biranga ayo mazi, iyo kimwe mu biranga ayo mazi gihinduwe binajasatin, n'umwanda. Iyo kimwe mu biranga ayo mazi gihinduwe binajasatin, n'umwanda, mbega n'umwanda wagiyemo cyangwa se wagiye muri ayo mazi. Ubwo kimwe mu biranga ayo mazi ni impumuro cyangwa se uburyohe cyangwa se ibara. Rero iyo hahindutse kimwe mu biranga ayo mazi muri bitatu kigahindurwa na najisi, n'umwanda, uko iyo najisi yaba imeze kose, cy'ingenzi ni ukwemeza yuko icyahinduye kimwe mu biranga ayo mazi ari najisi. Icyo gihe ayo mazi fahuwa najisun, nayo aba ari najisi, ayo mazi ubwayo aba yanduye, aba ari amazi ya najisi. Ntabwo biba byemewe gukoresha ayo mazi mu gutawadha, yaba no mu kwiyuhagira ku muntu wahumanye cyangwa se ku muntu wagize ijanaba. Yajibu ijtinabuhu, Sheikh yahise avuga hukumu ayo mazi, yahise avuga umwanya ayo mazi afite mu Busilamu. Umwanya afite ni yajibu ijtinabuhu, ni ngombwa kuyirinda ayo mazi, ni kuvuga ni haramu kuyakoresha wisukura utawadha, ni na haramu kuyakoresha woga ijanaba. Uwo ni umwanya w'ayo mazi, ni kuvuga hukumu ayo mazi yajibu ijtinabuhu, ni ngombwa kuyirinda, mbega ni haramu kuyakoresha ayo mazi. Sheikh arakomeza aravuga ati wal aslu fil ashiya'i
at-taharatu wal ibahatu. Niho twahagarikiye ejo, naho dusubukuriye isomo ryacu uyu munsi. Wal aslu, n'umusingi uhoraho. Wal aslu, na principe ihoraho. Fil ashiya'i, mu bintu. Fil ashiya'i, mu bintu bisanzwe. At-taharatu, ni isuku. Nukuba ibyo bintu bifite at-tahara, biba bifite isuku. Wal ibahatu, ndetse biba binemewe. Iyi ni principe y'ingenzi umusilamu agomba gusobanukirwa, kuko iyo yayisobanukiwe bimufasha muri gahunda ze nyinshi cyane, binamukuraho kugira ibintu by'urwikekwe cyangwa se byo gushidikanya, ndetse binamukuraho urungabangabo muri we. Bimukuriraho iyi principe, imukuriraho waswasa, imukuramo kugira wasiwasi mu mutima we, urungabangabo, kuba yagira ugushidikanya muri ibi bintu. Iyi principe imukuriraho ibintu bya wasiwasi yagira mu mutima we, byaza bigahangayikisha umutima we, bigatuma umutima we udatuza. Ariko iyo umuntu afite ubumenyi, asobanukiwe iyi principe, yarayize akayisobanukirwa, ndetse akanayiga ashingiye kuri za gihamya zayo, icyo gihe bimuha gutuza muri we, ndetse bikamuha no kugira yaqeen, ukwemera kuzira ugushidikanya mu bumenyi ahagazeho. Ari naho umumenyi n'utari we batandukanira. Ntabwo abantu babiri ntabwo bashobora kureshya, ntabwo bashobora kungana. Ufite ubumenyi n'utabufite ntaho bashobora guhurira. Ufite ubumenyi aba afite byinshi cyane arusha utabufite. Ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje ibyiza by'abamenyi n'ibyiza by'abantu bafite ubumenyi, agaragaza yuko aba bantu bombi babiri ntabwo bangana. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, ese ba bandi bafite ubumenyi n'abatabufite barareshya, barangana? Igisubizo ni hoya. Aha Allah subhanahu wa ta'ala kubaza gutya ntabwo yabajije agamije ngo dutange igisubizo cyangwa se abantu ngo basubize, ahubwo yagaragaza yuko ntabwo bareshya, nta nubwo banangana. Usobanukiwe, ufite ubumenyi bw'idini n'utabufite ntabwo baba bangana, nta nubwo bameze kimwe. Ni nako urwego rwabo imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ruba rutandukanye. Umuntu ufite ubumenyi, usobanukiwe idini rya Allah subhanahu wa ta'ala, uzi Imana ye bishingiye kuri dalili, kuri gihamya, n'udasobanukiwe, n'utazi Imana ye, abantu babiri ntabwo bareshya imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aslu fil ashiya'i, ngo wal aslu, na principe ihoraho. Wal aslu, al aslu hanga bagamije al qa'idatu al mustamirra, ni principe ihoraho. Mbega ihoraho igihe cyose, ni principe ihoraho, ibaho cyangwa se ihoraho mu bihe byose, ntabwo igihinduka. Nuko ibintu byose bisanzwe aho biva bikagera, al aslu fiha, principe ihoraho muri ibyo bintu ni at-tahara, nukuba ibyo bintu biba bisukuye. Wal ibaha, ndetse biba binemewe ibyo bintu kubikoresha, biba byemewe binaziruwe. Wallahu ta'ala a'lam. Dutange ubusobanuro buke kuri iyi principe kugira ngo tubashe kuyisobanukirwa byimbitse insha Allah. Ahangaha aho Sheikh yavuze ati wal aslu fil ashiya'i at-taharatu wal ibaha, ngo na principe ihoraho, umusingi uhoraho mu bintu nuko ibyo bintu biba bifite at-tahara, biba bisukuye, wal ibaha, binemewe, biziruwe. Bisobanuye, mwandike ibisobanuro, genda avuga mu Cyarabu, nanasobanura mwe muraza kwandika mu Kinyarwanda inshallah. Icyo aya magambo asobanuye, bisobanuye anna al-asla fi jami'il ashiya'i, bisobanuye yuko principe ihoraho mu bintu byose, bisobanuye ko principe ihoraho mu bintu byose annaha tahiratun, nuko byo biba bisukuye. Annaha, nuko byo ibyo bintu, tahiratun, biba bisukuye, wa mubahatun, binaziruye, mbega binemewe. Wa mubahatun, binemewe,
fala yuntaqalu min hadha al-asli, ntibyemewe kuva, ntibyemewe kwimuka kuri uyu musingi, ntibyemewe kuva kuri iyi principe illa biyaqinin, keretse umuntu abizi neza adashidikanya. Fala yuntaqalu, ntibyemewe kwimuka min hadha al-asli, uva kuri uyu musingi uhoraho, illa biyaqinin, keretse igihe ubizi neza, keretse igihe ufite yaqin, keretse igihe uzi neza iki kintu yuko iyi principe ahangaha ntabwo iri bukore. Ntibyemewe kuva kuri iyi principe illa biyaqinin, keretse igihe ufite ubumenyi butarimo gushidikanya. Ubu busobanuro burahagije mwaba mwanditse. Ubundi busobanuro burenzeho nuko abanyi bavuga bati fal aslu fi thiyabi, principe ihoraho mu myambaro, wal miyahi, mu mazi, mu bijyanye n'amazi, mu mazi, wal amkinati, n'ahantu, ibintu bitatu. Principe ihoraho fil ashiyai, mu myambaro abantu bambara, wal miyahi, mu mazi abantu bakoresha, wal amkinati, n'ahantu abantu bashobora gusarira, allati yusalla alayha, n'ahantu abantu basarira bakorera iswala zabo, cyangwa se ahantu hakorerwa iswala. Principe ihoraho muri ibintu bitatu byavuzwe huwa tahara, nuko ibintu biba bisukuye. Principe ihoraho nukuba ibi bintu bisukuye. Hatta yatabayyana annaha najisa, ibyo bintu biba bisukuye, dukomeza kugendera kuri ya nkingi no kugendera kuri wa musingi uhoraho yuko ibintu nuko biba bisukuye, ubusanzwe biba bisukuye. Hatta yatabayyana, kugeza ubwo hagaragaye yuko annaha najisa, kugeza ubwo hagaragaye yuko ibyo bintu bifite najisi, bifite umwanda, byanduye. Ni ukuvuga dukomeza kuguma kuri ya principe no kuguma kuri ya nkingi, dukomeza kuguma kuri wa musingi yuko ibyo bintu bisukuye, binemewe gukoreshwa. Hatta yatabayyana, kugeza ubwo hagaragaye annaha, yuko ibyo bintu najisa, byanduye cyangwa se bifite umwanda. Ni ukuvuga ahangaha twitonde neza, ibi bintu ubusanzwe umusingi uhoraho kuri ibi bintu nuko biba bisukuye, binemewe. Reka dusobanuze iri jambo ihame shingiro. Principe mu Kinyarwanda twavuga ihame shingiro. Barakallahu fikum. Ihame shingiro ni ukuvuga al aslu, nuko al aslu ihame shingiro fi thiyabi, mu myambaro, wal miyahi, mu mazi, wal amkinati, n'ahantu, allati yusalla alayha, ahantu hakorerwa iswala. Ihame shingiro kuri ibintu bitatu byavuzwe huwa tahara, nukuba ibyo bintu biba bisukuye. Ihame shingiro ni isuku y'ibyo bintu uko ari bitatu byavuzwe, niryo hame shingiro ribaho. Hatta, iryo hame shingiro dukomeza kurigenderaho, hatta yatabayyana, kugeza hagaragaye, annaha najisa, kugeza tugaragariwe hakanagaragara yuko ibyo bintu bifite najisi. Ni ukuvuga ntibyemewe kuva kuri iryo hame shingiro ryuko ibyo bintu bisukuye, binemewe, kubera gushidikanya kwawe, cyangwa se kubera wasiwasi ufite mu mutima wawe, cyangwa se kubera urwikekwe wawe ufite mu mutima wawe. Ntago byemewe kuva kuri iryo hame, keretse hagaragaye yuko nyuma hagaragaye yuko ibyo bintu bifite najisi, ari umwanda. Kandi nugaragara ko bifite najisi, bigomba kuba ari kimwe mu bintu bigeze muri bine abenyi bavuze. Mwandike keretse kugeza hagaragaye yuko ibyo bintu ari najisi, bifite najisi, bifite umwanda. Kandi kugaragara ko bifite umwanda tugaragarirwa n'ibyo bintu muri bumwe mu buryo bune. Keretse hagaragaye ko ibyo bintu byanduye bifite najisi muri kimwe mu buryo bune. Icya mbere mwandike rimwe, icya mbere
imma biru'yatin najasati. Mwandike icyambere, inzira ya mbere n'uburyo bwa mbere, imma biru'yatin najasati, nukuba umuntu yabona iki, nukubona uwo mwanda kuri kimwe muri ibyo bintu. Imma biru'yatin najasati, mwandike icyambere rimwe, nukubona umwanda, yani kukubona umwanda kuri kimwe muri ibyo bintu, yaba mu myambaro ukabona uwo mwanda, ukabona iyo najisi, niba ari mu mazi, amazi ukabona najisi umwanda, iyo najisi iri mu mazi, cyangwa se aho hantu ho gukorera ibada y'iswala ukabona umwanda. Icyo ni icyambere, iyo ni inzira ya mbere. Kabiri, icya kabiri mwandike au biwujudi raihatiha, cyangwa se umukubaho kw'impumuro iyo najisi, au biwujudi raihatiha, cyangwa se ku mpumuro cyangwa se ku munuko w'iyo najisi. Icyo ni icya kabiri. Au raihatiha, icya kabiri, cyangwa se kukubaho umunuko w'iyo najisi. Icyo ni icya kabiri. Icya mbere ni ukubona iyo najisi umuntu akayibonesha amaso ye, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukubaho k'umunuko, kumva umunuko w'aho hantu. Murumva yuko umunuko tuwumvisha amazuru yacu, kubaho umunuko wayo, ukumva ahantu hari kunuka najisi. Dukomeze, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, inzira ya gatatu, mandike gatatu, au ta'miha, cyangwa se uburyohe bwayo, yani bw'iyo najisi. Mbega gukoresha twakoresha iki iyo najisi. Ubwo aho ngaho nituvuga uburyohe, ntago ari uko iyo najisi iza kuba iryoshye, ahubwo ni ikintu umuntu apimisha ururimi rwe. Nk'amazi, yafata amazi make akanywa kuri ayo mazi, cyangwa se agashyira mu kanwa, akumva ayo mazi afite iki, afite iyo najisi. Icyo gihe ayo mazi ntabwo aba asukuye. Iyo ni inzira ya gatatu. Inzira ya kane, au ikhbari thiqatin biha, cyangwa se kubwirwa, guhabwa inkuru y'umwizerwa, y'umunyakuri, biha, y'umuntu w'umunyakuri wizewe, akaguha amakuru yuko aya mazi arimo najisi, aya mazi ntabwo asukuye. Au ikhbari thiqatin, cyangwa se ugahabwa inkuru n'umunyakuri, n'umuntu wizewe, biha, akaguha inkuru y'iyo najisi yuko uyu mwenda uriho najisi, nubwo waba utarebesha iyo najisi amaso yawe, cyangwa se ahubwo ati aya mazi ntabwo ari meza, aranduye, arimo najisi, cyangwa se ahubwo ati ahantu nta suku wahafite. Icyo gihe iyo uhawe inkuru n'umuntu w'umunyakuri w'umwizerwa, icyo gihe iyo nkuru uyishingiraho, kawe nubwo waba utabonye iyo najisi ngo uyiboneshe amaso yawe, kawe nubwo waba utumvishe impumuro y'iyo najisi, kawe nubwo waba utumvishije uburyohe bw'iyo najisi, icyo gihe inkuru y'uwo muntu w'umunyakuri irizerwa. Ubwo ahangaha birasaba no kumenya ese umunyakuri ni umuntu umeze gute. Nabyo bifite ibindi bisabwa kugira ngo umuntu ko ari umunyakuri. Muri make ni umuntu w'inyangamugayo. Ikhbaru thiqatin, ni uguhabwa amakuru n'umuntu w'inyangamugayo mu Busilamu. Ni umuntu uhabwa inkuru n'umuntu w'inyangamugayo mu Busilamu. Inyangamugayo mu Busilamu ni wa muntu ibyiza bye akora biba ari byinshi kuruta ibibi bye. Inyangamugayo mu Busilamu ni wa muntu ibyiza bye bari byinshi cyane kuruta ibibi akora. Ntibisobanuye ngo abari maasum ngo nta cyaha akora, ahubwo ibyiza bye aba ari byinshi kuruta, ugereranyije n'ibibi, ibyiza bye bari byinshi kuruta ibibi akora. Ikindi, umuntu w'inyangamugayo ntabwo akora ibyaha iby'ubwigomeke by'urukozasoni ku mugaragaro. Ntabwo ushobora kumubona yogosha ubwanwa mu gihe ari umugabo, ntushobora kubona yambara umwenda urenze utubumba nkore, ntushobora kumwumva abeshya abigendereye, ngo abeshye gutyo gusa yirekura abeshye,
abigendereye, ndetse ntushobora kumubona yihereranye n'abagore batarabe, ntushobora kumubona ari gusuhuza abagore b'abandi, ntushobora kumubona abeshyera abantu cyangwa se ashinja abantu barengana, abashinja ubusambanyi. Kuba yavuga turiya muntu umusambanyi, ntushobora kumwumva avuga ayo magambo. Ni umuntu w'inyangamugayo muri rusange, ni umuntu ibyiza bye biruta ibibi bye, kandi akaba ari umuntu w'inyangamugayo udakora ibyaha ku mugaragaro ngo anayikora iki, anakora ubwangizi ku mugaragaro. Uyu niwe muntu w'inyangamugayo. Ndetse kugira ngo umuntu abe inyangamugayo bifite ibintu byinshi cyane bishingirwaho. Nuko uyu muntu yari umugabo abasari salatul jamaa, abasari iswala za jamaa ku musigiti. Ndetse uyu muntu nuko abakora iki, nuko aba ari umuntu munyakuri w'umwizerwa utabeshya, n'ibindi bigiye bitandukanye. Nibyo twavuze n'ibindi bigiye bitandukanye. Naho iyo atari umuntu w'inyangamugayo, akaba yaguha amakuru, ukaba wahabwa amakuru n'umuntu wa bid'a w'umunyabihimbano, icyo gihe amakuru ye ntabwo uyashingiraho, ahubwo we mu gihe aguhaye amakuru yuko ahantu aya mazi aranduye arimo najisi, amakuru ye ntabwo uyashingiraho, nta nubwo yubakiraho amategeko ya Kisilamu, ahubwo ukomeza gushaka ukuri kw'inkuru yaguhaye. Cyangwa se ukaba wahabwa inkuru n'umuntu uzi yuko ari umubeshyi. Bisanzwe bizwi yuko uyu muntu ni umubeshyi, ni kadhab. Kubeshya kuri we ni nk'ibiryo, ni ibintu bisanzwe, ni nk'amazi yo kunywa. Uyu muntu nawe ntago aba ari inyangamugayo, ntago mukuraho amakuru yo, iyo aguhaye amakuru yuko aya mazi arimo najisi, ntabwo amakuru ye tuyubakiraho, tuyashingiraho, ahubwo tujya gushakisha ahandi ukuri kw'iyo nkuru yaduhaye, tujya kwishakira ukuri kwayo, tukajya gucukumbura no kwemeza ese ko iyi nkuru aduhaye nibyo koko dushobora kuyubakiraho iyi hukumu y'idini gutyo. Cyangwa se igihe wahawe amakuru n'umuntu w'umugabo wogosha ubwanwa, uyu nawe ntago aba ari inyangamugayo, ntago aba ari fika. Iyo aguhaye amakuru ntabwo uyakira. Ibi ngibi bisobanuke neza, ni mu idini no mu buzima busanzwe. Kwakira amakuru y'umuntu kugira ngo ube wayashingiraho unayashyire mu bikorwa, ni mu dini nko kuri ikintu kijyanye na najisi, no mu bindi bintu, no mu makuru y'ubuzima busanzwe, ubuzima bw'isi. Iyo ari umwizerwa w'umunyakuri, amakuru ye arakirwa. Niyo atari umwizerwa, atari umunyakuri, ari fasik, icyo gihe amakuru ye ntabwo yubakirwaho keretse wabanje gucukumbura. Ari nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fasik, umuntu wa fasik, inkozi y'ibibi, niramuka ibazaniye amakuru, ibahaye inkuru, fatabayyanu, mujye mucukumbura, mujye mwemeza ukuri kw'iyo nkuru. Mbega ntimugahite mwihutira gukora iki, gushyira mu bikorwa inkuru yabahaye, ahubwo mujye mubanza mushakishe ukuri kw'iyo nkuru. Mbega igihe umuntu w'inkozi y'ibibi azanye amakuru, umuntu utari inyangamugayo igihe akuzanye amakuru, ntabwo uhita uyashyira mu bikorwa, ahubwo ayo makuru ugomba kubanza kuyemeza. Si ikintu gitinzeho, kubera ko abantu bamwe bakunze kugwa mu byaha bitewe n'amakuru bakiriye ku bantu batari inyangamugayo, bagahita bafata ko ayo makuru ari impamvu, nk'aho ayo makuru yavuzwe na Qur'an cyangwa se yavuzwe na hadith, bagahita bumva yuko ayo makuru ariyo. Hari abantu beshyira abandi yuko, bashinja abandi ko basambanye, hari abantu bashinja abandi yuko bakoze ibyaha bitandukanye, harimo n'abantu bakunze gushinja ngo uyu mwana ngo nuwa runaka. Iyo uvuze ngo uyu mwana nuwa runaka, umushinja yuko uyu mwana atavutse mu buryo bwemewe n'idini, mbega wavutse nta rushako rubayeho, nta ndoa ibayeho, icyo gihe umaze gushinja uwo wageretseho uyu mwana. Iyo uvuze ngo uyu mwana nuwa runaka, icyo gihe ako kanya umaze gushinja nyiri uwo mwana yuko yasambanye. By'umwihariko igihe uwo mwana umwitiriye umugabo. Ku mugore birazwi, birumvikana, umukobwa iyo akubaganye agasama, kandi agasama yuko tukaba tuzi yuko nta mugabo atigeze ashaka, we biba bigaragara, ni ibintu byumvikana, kubera ko aba yasamye nta mugabo afite. Ariko no ku muntu w'umugabo, kuba wavuga ati uyu mwana nuwa runaka mu bagabo, icyo gihe iyo ni kadhfun, icyo gihe umushinjije ubusambanyi, n'icyo gihe ubaye fasik, n'icyo gihe tastahiqu 80 jalda, ubukwiye gukubitwa ibiboko 80. Uramutse uri mu gihugu cya Kisilamu kigenda ku mahame ya Kisilamu no ku mategeko ya Kisilamu, icyo gihe iyo wumviswe uvuga ayo magambo,
icyaha kikaguhama nta rujoro ruri muri icyo cyaha, icyo gihe ukubitwa inkoni 80, ibiboko 80, kandi n'icyo gihe ntabwo ubuhamya bwawe nyuma yaho ngaho bwongera kwakirwa keretse igihe wicujije kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukareka uwo muco wo gushinja abantu. Wallahu a'lam. Ikigenzi tugarutse ku isomo ryacu, ikintu nitinze kubera ko abantu bamwe bakunze kukigwamo. Insha Allah nitubona kanya icyo kintu tuzagitangira ubusobanuro insha Allah buri. Barakallahu fikum. Kwijyanye no kwakira amakuru, ntabwo ariko buri kivuzwe cyose ugomba guhita ucyakira ngo ukajya kukibwira abandi. Ntabwo ariko buri kivuzwe cyose umuntu agomba kucyakira ngo agiye kukibwira abandi, ahubwo habanza no kureba uyu kivuze ninde, ese ni inyangamugayo ntabwo ariyo, n'ibindi nk'ibyo bishingirwaho. Rero tugarutse ku isomo ryacu ahangaha, ametubwira yuko ihame shingiro mu bintu bisanzwe, ihame shingiro muri ibi bintu, mu myambaro, mu mazi n'ahantu hakorerwa iswala abantu basarira, ihame shingiro nuko ibyo bintu biba bisukuye. Ibyo bintu bisukuye ndetse biba binemewe kubikoresha hatta yatabayyana, keretse kugeza hagaragaye yuko tugaragariwe yuko ibyo bintu bifite najisi. Kandi kugaragara ko bifite najisi ni mu buryo bumwe mu nzira enye, cyangwa se ni mu nzira imwe muri izi nzira enye. Mu kuba najisi wayibona ukayibonesha amaso, cyangwa se iyo najisi ukumva impumuro y'iyo najisi, cyo ni cya kabiri. Au ta'amiha, cyangwa se ukumva uburyohe bw'iyo najisi, aho uri kubijyanye n'amazi, cyangwa se ugahabwa inkuru n'inyangamugayo, n'umuntu w'inyangamugayo w'umwizerwa w'umunyakuri, akakubwira yuko iki kintu gifite najisi, akakubwira ko ibyo bintu bifite najisi, icyo gihe amakuru ye aba yizewe. Naho iyo uhawe inkuru n'umuntu utari inyangamugayo, ntabwo uyishyira mu bikorwa inkuru ye, ahubwo wowe ukomeza gushakisha ukuri kw'inkuru yaguhaye, ukomeza gushakisha ukuri kw'inkuru yaguhaye. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kubw'ibyo rero dusubiye kuri rihame shingiro, nuko tumaze gusobanukirwa yuko wal aslu fil ashiya'i at-taharatu wal ibahatu, ihame shingiro fil ashiya'i, mu bintu byose, nuko ihame shingiro muri ibyo bintu byose aba ari isuku, ibyo bintu bisukuye ndetse binemewe, kandi nta nubwo babyemewe, nta nubwo twimuka tuva kuri iryo hame shingiro keretse mu gihe dufite yakini, keretse mu gihe dufite ubumenyi buzira gushidikanya yuko iri hame shingiro hari cyaje kuryangiza, hari cyaje guhindura iryo hame shingiro. Iryo hame shingiro ntabwo rihinduka keretse mu gihe habayeho impamvu, cyangwa se habayeho ikintu kiza guhindura iryo hame shingiro. Ari nabyo tuzarebera hamwe ubutaha insha Allah, ari nabyo Sheikh yahise akurikizaho ahangaha kuri iyi mas'ala, aho Sheikh yavuze ati turabinyuraho gusa twihuta, ariko ubutaha tuzabisubiramo. Nibwo Sheikh yahise avuga ati fa idha shakka al-muslimu fi najasati ma'in aw thawbin aw buq'atin aw ghayriha fa huwa tahirun aw tayaqqana at-taharata wa shakka fi al-hadathi fa huwa tahirun. Nibwo Sheikh yahise avuga ati ngo igihe umuyisilamu agize ugushidikanya kuba amazi ashobora kuba ari mu mwanda, cyangwa se umwambaro, akagira ugushidikanya ko umwambaro ushobora kuba ufite umwanda, ushobora kuba ufite najisi, cyangwa se akagira ugushidikanya ko ahantu agiye gusarira hafite najisi, au ghayriha, cyangwa se n'ahandi hatari muri ibyo bitatu byavuzwe. Iyo umuntu aramutse agize ugushidikanya gusa, fa huwa tahirun, icyo gihe icyo yashidikanyijeho n'ubundi kiba gisukuye, kiba kiri tahir. Ihame shingiro nuko kiba gisukuye, ugushidikanya ko ntacyo guhindura ku suku y'icyo kintu. Au tayakkana taharata, cyangwa se ikinyuranyo, igihe umusilamu abizi neza nta gushidikanya yuko kimwe muri ibintu bitatu gifite isuku, wa shakka fil hadath, noneho akagira gushidikanya igihe umusilamu tayakkana taharata, igihe umusilamu abizi neza yuko afite isuku, mbega afite udhu yatawaje, abizi neza aheruka tawaza, abizi neza. Wa shakka fil hadath, ariko nyuma yaho bitewe n'igihe kimaze kurangira, n'umwanya munini umaze kurangira gushira, akagira gushidikanya, ariko se ko natawaje nyuma yaho ngaho naba nagiye mu bwiherero cyangwa ntabwo nagiye mu bwiherero, ese nyuma yaho naba nahumetse cyangwa ntabwo nahumetse, akagira gushidikanya. Ariko we abizi neza yuko yatawaje. Icyo gihe iyo abizi neza yuko yatawaje nta gushidikanya bifiteho, afite udhu, hanyuma akagira gushidikanya fil hadathi,
akagira gushidikanya ku mwanda udafatika, icyo gihe fahuwa tahir, icyo gihe uwo musilamu aba afite isuku, mbega aba afite udhu. Ugushidikanya kwe ntabwo kwitabwaho, nubwo kunarebwa, nta nubwo guhabwa agaciro. Kandi iri hame shingiro rikora ku mpande zombi uko ari ebyiri, yaba ku ruhande rwo kuba washidikanya kuba ikintu kiriho najisi cyangwa se kuba ikintu gifite isuku. Bikora ku mpande zombi uko ari ebyiri. Iyo ubizi neza yuko nta udhu ufite, tuzabigarukaho inshallah. Iyo ubizi neza yuko nta udhu ufite, uheruka nyuma yo gutawadha wagiye mu bwiherero, nibyo uheruka kandi unazi neza, no kuvuga niba wagiye mu bwiherero, icyo gihe nta suku ufite. Wahuye n'iki? Wahuye na hadath, n'isuku, wahuye n'umwanda udafatika. Icyo gihe niyo yaqini ufite. Icyo gihe rero iyo yaqini yawe nuko nta suku ufite. Rero iyo ugize gushidikanya nyuma yaho ngaho ukavuga se ko mperuka njya mu bwiherero, naba natawaje nyuma yo kuva mu bwiherero cyangwa ntabwo natawaje, icyo gihe ihame shingiro nuko nta suku ufite. Kubera ko gushidikanya, uri gushidikanya ku kuba nta suku, uri gushidikanya ku suku, ariko ubizi neza yuko nta suku ufite. Icyo gihe rero uko gushidikanya nta gaciro guhabwa. Nubwo wakwibwira ati ariko nshobora kuba natawaje ntago mbyibuka, icyo gihe nta suku ufite. Ni nuko muko ikinyonyo cyabyo iki kintu nuko igihe umuntu abizi neza yuko yatawaje afite udhu, ariko no akaza kwibagirwa, nyuma yo gutawaza naba ninjiye mu bwiherero cyangwa ntabwo ninjiye, nyuma yo gutawaza naba nahumetse cyangwa ntabwo nahumetse. Ubwo guhumeka ngamije ahangaha ni ugusura. Iyo bizi ko afite isuku ariko akabashidikanya ko ashobora kuba yatakaje isuku, icyo kintu yashidikanyijeho kandi azi neza yuko hari yakini hari yakibanjirije, icyo gihe uko gushidikanya ntago guhabwa agaciro. We aguma gufata yuko afite isuku. Ari nabyo hangaha Sheikh yari kuvuga yuko ari nayo principe Sheikh yari kuvuga ahangaha ifasha umuntu, yazanye na dalili yayo, ariko dalili tuzayisoma ubutaha inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.